nta muntu ubaho wigira, nta muntu ubaho wishoboreye byose, buri muntu hava akagera hagira Imana yamuremye ikamubeshaho nawe akayemera akayihebera. Ikaze mu kiganiro Umurage, Jean Bazile Uwimana nkaba bahaye ikaze nyine. Ntabwo uyu munsi ndigiye nyine, tugiye kuganira n'abantu batandukanye. Turi kumwe muri studio nkaba mpaye ikaze Gatabazi Bernard, akaba ari umukozi w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Tumuhaye ikaze. Murakoze Bazile. Duhaye ikaze kandi honorable SEBUHORO Celestin, yabaye mu nteko ishinga amategeko, yabaye umusenateri, ariko kandi yize anigisha bijyanye n'ubumenyamuntu, n'umwarimu kirekire. Tukaba tumuhaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na RUTANGARWAMABOKO, akaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco nawe tumuhaye ikaze. Bwa mbere tubanye mu kiganiro Umurage, ikaze nawe. Urakoze cyane. Imana y'u Rwanda baranawe. Tukaba rero tugiye kuganira uyu munsi ku mihango, ku migenzo n'imiziririzo by'Abanyarwanda. Ni kimwe mu bigize ubuzima bw'Abanyarwanda, ni kimwe mu byari bigize ubuzima bw'Abanyarwanda bwo hambere. Impamvu nuko harimo ibyagiye bizimira n'ubu abantu bakaba batakiba muri ubwo buzima bujyanye n'iyo migenzo, bijyanye n'izo kirazira, kubera ko umuco wajemo indi mico iturutse ahandi. Munyemerere tubiganireho. Ubundi kamere kuri SEBUHORO Celestin, iyo bavuze iyi migenzo, iyo bavuze iyi mihango, iyo bavuze imiziririzo, ubundi umuntu ukibyumva yahita abisobanukirwa ate? Murakoze. Iyo bavuze imigenzo, ubwo nakongeraho n'imiziririzo, bavuga ibyo nakwita ibikorwa bya muntu bigendeye ku myemerere ye, ariko bigendeye no ku buzima bwa buri munsi agenda ahura nabyo. Ni ukuvuga duhereye nko mu Rwanda ariko n'ahandi hose, hari icyo twita ubuzima butangira ndetse umuntu ataravuka byo kuvuka, ariko bitangira muri ya mezi 9 umuntu akiri mu nda ya nyina umubyara, bukagera igihe avukiye agakura mu byiciro byose, kuva nyine ku ruhinja kuzageza ku muntu mukuru twakwita umukambwe cyangwa umuntu ukuze, umusaza cyangwa umukecuru. Ibyo byiciro byose hagenda habamo imigenzo, ibikorwa agenda akora bijyana cyane no ku myumvire ye, no ku myemerere ye, no kugira ngo agende agira ko akiranuka na bagenzi be, agende agira uko asubiza bimwe mu bibazo yibaza, agende ahangana, sinaga ari guhangana bijyanye n'ingufu, ariko hari ibintu bigenda bihinduka. Nk'ubu hari ibiza, hari ubwo habaga nk'inzara, hari ubwo habaga ibintu byinshi bituruka hanze birenze umuntu, ariko akagira ukuntu agomba kubyifatamo. Yego hari ibikorwa agomba gukora bijyanye n'ibyo bikorwa nyirizina, ariko hari n'icyo agomba gukora mu bijyanye n'imigenzo. Umunyarwanda kuva kera yagiraga imigenzo ijyanye cyane n'ibikorwa byinshi bigenda yakora. Nta nubwo byanahagaze no muri iki gihe hari amadini, nibyo bikorwa. Uyu muntu arabaho, arabatizwa, agakomezwa, agashyingirwa. Hari byinshi bigenda bigaragaza, kuko igikorwa mu by'ukuri kiba gifite icyo nakwita igisobanuro. Haba hari icyo umuntu avuga agakora kigaragara, ariko inyuma yacyo hari n'ikindi gikorwa umuntu aba agomba gukora kugira ngo yumve ko atekanye muri we. Wenda iby'ubu turaza kubigeraho. RUTANGARWAMABOKO, mu buzima bw'abo Banyarwanda turavuga bo hambere, wenda abanone nabo turaza kubageraho, ariko si mu buzima bw'Abanyarwanda bo hambere babaga, reka mvuge ko mbyite ko babanaga bate n'iyo migenzo, yabaga iri mu buzima bwabo gute? Sanzwe no kuvuga ngo babanaga bate, na kunganira SEBUHORO ibyo amaze kuvuga. Imigenzo ni ikiduha uko tugenza, ni ibiduha uko tugenza. Nkunda kuvuga ngo utagira imigenzo ntagira uko agenza. Niba tubona basogokuruza abakurambere bacu buri gihe barabaga bafite uko bagenza, nuko babaga bafite imigenzo.
imigenzo rero wavuga ko ari nk'amahame ndangamuco abantu bagenderaho akabaha kugira uko bagenza mu bikorwa byabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu myitwarire yabo, mu myizerere yabo, mu mitekerereze, mu myumvire, bakabona uko bagenza. Imihango yo, utagira imihango ntagira ibyo ahanga, ntagira n'ibyo ahangamura byamuhangaye. Ushobora kwibaza impamvu basogokuruza usanga ubuzima bwabo ari ubuhanga gusa n'ubwenge. Simvuze ko abo batagira ibyo bahanga, ariko uraza gusanga ari bike cyane, hafi ya ntabyo. Ndetse byinshi dushinzeho ubuzima bwacu n'agakeregeshwa tugifite ku muco, nkanjye w'umwigishwa w'ubuzima bushingiye ku muco, urasanga ari ibihangano by'abasogokuruza. Bagiye bamenya ibyo bakeneye muri buri cyiciro cy'ubuzima bakabihanga, kubera ko bafite imihango. Bakamenya ibizabatera, bakamenya uko babihangamura muri ya mihango. Ndetse n'ibishaka kubahangara bakamenya uko babyikingira bakoresheje imihango, imitsindo. Ndagira ngo uyu ni na mwarimu wanjye, ndanabimushimira ubwo ndamukeje imbere y'abantu. Mbere yuko mba umushakashatsi n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, we niwe yaranyigishije arandandata. Ubu rero ndi umugiramana ubwo ndi kumwe n'umwarimu wanjye. Mu byo ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze, kugira ngo abantu bagire imitekerereze ihamye, bagire imyumvire ihamye, bagire imyitwarire ihamye n'imigirire, nuko hari imihango, nuko hari imigenzo. Niba uyu munsi wa none tugira indwara n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, hakaba na byinshi bitunanira, genda nagiye mbikoraho ubushakashatsi, byinshi ugasanga byananiranye, ariko nasubira kwa basogokuruza, sogokuruza nk'umunyamihango, nk'umunyamigenzo, nk'umugangahuzi, nk'umupfumu, ngasanga yarabikoraga. None twe ko bitunaniye tuminuje, nabishingikirizaho niho twakuye ibisubizo n'ubundi byo guhangamura ibyo turaza kureba izo ngero. Urumva rero nibyo biturema, ni nabyo byagize uru Rwanda n'abasogokuruza n'abakurambere bacu. Gatabazi, duhereye ku bya bombi bavuze, ubuzima bw'umunyarwanda utaranyuraga mu gukurikiza iyi mihango, mu gukurikiza iyi migenzo, ubwo ndavuga utari wayikurikizaga, hari ikibazo byabaga byamutera muri mu muryango nyarwanda yabaga arimo. Murakoze cyane. Cyangwa se byarashoboka ko umuntu atari kwikurikiza. Murakoze cyane. Nkuko mu gitabo cya Bigira umwami kivuga ko umuntu nta muntu wigira, agomba kugirwa n'abandi, kandi noneho bose bagizwe n'Imana. Aba bantu rero Imana yaremye nibo bashyiragaho umurongo ngenderwaho, iyo mihango, iyo migenzo. Nta muntu rero washoboraga kugira ubuzima gaciye uruhande n'imigenzo. Uwacaga iruhande rw'imigenzo ntagire umugenzo wenda wa ngombwa akurikiza. Yahandi bavuga ngo umwana utabaza yishe inyoni itaribwa, cyangwa se ugasanga babaye imburagihana. Icyo gihe byanze bikunze yagirwagaho ingaruka zamugeragaho. Niyo mpamvu umuntu wawe wese yabaga ubuzima bwe n'imigenzo n'imihango yagomba kugira uko agenza, nkuko umugenzi wanjye RUTANGARWAMABOKO yabivuze. Mu burero bwari bwo bwose, n'uyu munsi rega buriya tugira imigenzo, abo mu mashuri yaba hehe. Uyu munsi turaza kubigeraho. Hari tuzi neza ko umuco ukakira indi mico ivuye mu mahanga. Umuco w'u Rwanda wakiriye indi mico ivuye mu mahanga, kubera ko hari n'abanyamahanga baje baza mu gihugu cyacu. Ubwo ndavuga igihe abazungu, abakoloni baza hano mu Rwanda, hari za kirazira zari ziri mu muco, usanga rimwe na rimwe uko umuco ugenda ukura abantu bazibagirwa. Hari abaturage twaganiriye tubabaza, ese zimwe muri za kirazira ziba mu buzima bw'abantu aho ziracyakurikizwa? Ese impamvu zidakurikizwa ni izihe? Reka tubaze tubumve, hanyuma turakomeza n'ikiganiro cyacu. Ese ubwo kera ko bavuga ko nta muntu wicara ku isekuru cyangwa ngo acana isekuru, ubu ngubu hari abayicana. Ibintu ngiye mbona bitakibaho, nta bintu bikizira kubera imico yagiye ihinduka. Abakera nta mwana wacaga umugani ku manywa, ariko ubu nibyo bintu bya mbere dukora. Uvuze ko Kiliziya yakuye kirazira, waba wishe umuco.
umuco w'abanyarwanda kuva kera no mu ndangagaciro zagiye zituranga cyangwa zaranze abakurambere bacu bagendeye ku muco kugira ngo tubashe kubaho. Yabaga kizira nyine, byabaga ari imiziro, umuntu ngo yarabembaga, niko najyaga mbyumva jewe. Nyine ibyo kera baravuga ngo bitera umwishywa nta kintu umuhaye urasosomera, hakunguzi bamutera sigamba n'umutero nta kibazo, ntabwo bakibyubahiriza. Nk'ubu ikintu abagitekereza ni bake, nkanya umwana mushishanye se namutera n'ayamaye n'ejo ndi yarabyenda yamu, ariko harawundi kuvuga ngo muterure ngo byaracitse ngo kirazira ntigikora, ngo uzarebe kuzasusumira ugasanga ukurikije bya wenda ukamuterura, ariko wabura umuntu wumva ntumuterure. Kuba wafata nk'isekuru ukayicana, icyo ni ikintu kizira, twese turabizi. Oya, umuco ntabwo ugomba gucika kubera yuko ibintu ngo Kiliziya yakuye kirazira, ngo gusenga ngo byose ngo Kiliziya ko kirazira, ugasanga umuco nawo wubahiriza cyane. Amadini ntabwo yabikuye, ariko amenshi yagiye isa nkaho ikubwira ngo iri dini ugiye gusengeramo rikwigisha ibintu bitari byo, ngo irisengeramo ngo Gatolika niyo nziza, ngo cyangwa se Pentecote, nimba uri Katolike ngo banywa inzoga, ngo mudive ngo ntazinywa, abandi ngo barazinywa. Yarambwira ati ushobora gucana isekuru ngo ugahita upfa, ariko nanjye zo kirazira sindabikora, ariko ahantu nagiye mbona ahantu isekuru yashaje bagira ahantu bayishyira, cyangwa se umuvure bagira ahantu babishyira, cyangwa kuba bafata ingoma birabyo kuvuga ngo irashaje ngo ugiye kugira ukuntu uyijugunye, nabonye babiha icyubahiro. Ugasanga babasaza dukuze nimba wagiraga sogokuru wawe utakimufite, nyogokuru wawe utamufite, ugakora kuri bakuru bawe wumva imico yabo bavuga, cyangwa se n'abandi ukuriyemo n'urubyiruko ukuriyemo, ugatwara iki karagiteri zabo bakoresha. Hari hakuyeho kwigishwa kw'abana, umuryango ukicara hamwe, hanyuma ya ndangagaciro akaba ari hivukira, abana bakigishwa umuco mwiza wa Kinyarwanda, naho kuba Kiliziya yarakuye kirazira oya sibyo. Abo ni bamwe twaganiriye, tugaragariza ubuzima babayemo, tugaragariza ko hari ibyo bumva bimeze nk'ibyacitse, ariko hakaba n'abandi bakivuga bati oya ikizira kiracyazira. Rutangarwamaboko, twinjire muri iyo migenzo cyangwa se n'imwe mu mihango yabaga ikomeye, cyangwa se n'ubu ngubu tubone igihari, akamaro kayo ku buryo umuntu niyo yabaga atarayitojwe yayirebaga agahita yibwira. Nigeze kubivuga nyine ko utagira imihango atagira ibyahanga, ntagira n'ibyahanga murabyamuhangaye, nutagira imigenzo ntagira uko agenza. Yongere ngaruke ku bundi butumwa nigeze kuvuga mu mwaka wa 2012 no mu kiganiro bushize igihe twari turi kumwe twabivuzeho, reka mbigaruke ubwo turi ku mihango n'imigenzo n'imiziririzo. Mwaka wa 2012 natangaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho: ni Imana, inka n'ingoma. Kuri ibyo birango urasanga ari naho hashamikiye imihango, imigenzo n'imiziririzo bya Kinyarwanda. Ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango, imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho. Ibyo bintu igihugu cyacu kibifiteho igihamya gikomeye. N'uyu munsi wa none ibisigisigi byabyo biracyadukurikirana. Si n'igihugu cyacu gusa, ibihugu bya Afurika mu kwinjirirwa n'imihango n'imigenzo by'ahandi, by'umwihariko binyuze mu myizerere. Buriya imyizerere ni umuyoboro mwiza w'imihango n'imigenzo n'imiziririzo, ndetse imyizerere yose ya buri dini ryose ku isi, atari ayo twakiriye mu Rwanda gusa, buriya ni umuco w'abantu runaka, ni umuco w'ishyanga runaka. Ahubwo icyo twakwibaza ni ukwibaza ngo twebwe wowe udukurikiye turi mu wuhe muco, turi mu yihe myizerere bigaragaza ko turi rihe shyanga, kuko nibyo byerekana abantu umwihariko wabo. Urumva rero iyi mihango bwa mbere, urumva dufitiye intebe cyangwa ameza. Turebe ku ntebe ya Kinyarwanda iriya ifukuye aho ikibuno cyicara. Bari bataratekereza ibyo ku mugongo cyane, ariko bagira barafukura ku buryo niyo wicaye wumva uterereye. Uko ubumenyi bugenda buzamuka mu by'ubuzima n'ubumenyi bw'umuntu, bagira intebe z'imvunwa zegamirwa, nibo bazihanze. Mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi baramenya bati ntabwo dushobora kubaho tudahize ngo tubone inyamaswa turya. Bamenya kwihangira intwaro nk'imiheto n'imyambi, amacumu, ariko no kwirwanaho. Nibo babyiremeraga, nibo babyihangiraga. Tekereza kugira ngo umuntu utarize ubugenge,
utarize iby'ubutabire, utarize imibare, utazi gusoma no kwandika, nubwo abantu batigeze bamenya imbonezabitekerezo yo gusoma no kwandika, amenye gucukura ubutaka bwihariye bwitwa ubutare, amenye kurema umuriro wihariye awukuye mu rushingo. Ibibiriti byari bitarabaho, nta mashanyarazi yabagaho, nta gaze zabagaho. Hanyuma canire bwa butare bwa butaka, byita ibitaka cyangwa amabuye, abishongeshemo ikintu ashaka, akuremo imiringa y'imirinda. Muri iyi miringa nambaye ni ya sogokuruza RUTANGARWAMABOKO, ari uyikoreye, bakayita n'imiringa y'imirinda kubera imitongero babaga bashyizemo ngo birinde abanzi, abagome n'abagambanyi. Kandi koko n'umuntu akagenda akomeye muri we kuko yumva arinzwe. Urumva n'ubuzima bwabo. Mwarimu aze kumva hafi, birarema icyo bita kwikomeramo k'umuntu, self esteem. Reka nzanemo ako kajambo k'indimi twabyizemo, kwikomeramo. Ni nayo mpamvu bavugaga ngo no mu by'intambara u Rwanda ruratera ntiruterwa, ntusunutse. Ugasanga umurage w'u Rwanda ni ukwanda, kwaguka, bizira imbibi, zaba iz'ahantu zaba iz'igihe. Buri gihe umunyarwanda agahora ari ubu, yaguka, yanda, kandi n'ubu nibyo tugenderaho. No kwisubiza agaciro kacu naho byaturutse. Ahubwo se utagira imihango, ntagire n'imigenzo, azasigara arinde. Kwa SEBUHORO Rutangara yarabaye nk'ubisembura cyangwa se nk'ubikomozaho akamaro. Ndagira ngo tugende tujya ku kamaro, wenda tujye dufata n'ingero z'imihango imwe n'imwe cyangwa se n'imigenzo imwe n'imwe yabagaho, ariko ukabona koko iri mu buzima bw'umunyarwanda. Umubyeyi agahita yitoza umwana, umuryango ukaba uyiziranyeho, umuryango mugari, yaba muto cyangwa se umugari. Kuki byabaga ari ishyiga rikomeye ry'ubuzima bw'abanyarwanda? Murakoze. Mu buzima ubwo ari bwo bwose, ngarutse no kubwo abanyarwanda by'umwihariko, umuntu agomba gusa nk'utekanye muri we, amaze kubivuga, ariko cyane cyane naho atuye, ni ukuvuga abandi baturanye, ahereye ku muryango we. Iyo umuntu ndahera cyane cyane ku ntango y'ubuzima, umwana akivuka, nzi neza ko mwagize amahirwe mukagira umwana washoboraga gufata uwo mwana ugakurikiza rya tegeko, ukajya kwirangamimerere, ukajya kumwandikisha, bikaba birahagije. Ndavuga mu bijyanye n'amategeko asanzwe ya leta nk'uko tuyazi. Ariko se kuki ufata umwanya ukita izina, ukaza ndetse no kwerekana umwana no gusohora umwana? Bifite burya igisobanuro gikomeye. Umwana wabyaye ni uwawe nka Bazil na madamu wawe, birumvikana, ariko n'uw'umuryango, n'uw'igihugu. Ntabwo rero mbere y'uko abaho yari yakagaragaye, ariko ushaka umwanya ugaragara mu gihe kizwi, ugatumira inshuti n'abavandimwe, ndetse nta nubwo cyane cyane wibagirwa n'abana bagenzi be bagenda bamurutaho gatoya, muzi neza n'uruhare bagira muri uwo muhango, kugira ngo uwo mwana werekane ko yavutse, ko afite izina, ko ari umuntu ukomotse ku muryango, kandi ko umufiteho imigambi myiza. Amazina ye murayazi, ayawe murayazi, nenye cyagiye ndetse bavuga bati umwana wanjye yitwa iri zina. Mu Kinyarwanda uretse ko bigiye bihinduka, umuntu yitaga izina akurikije aho ari, akurikije ubuzima abayemo, akita izina rijyanye n'uko yiyumva cyangwa n'icyo ashaka kuri uwo mwana. Ibyo byose rero mu by'ukuri hagomba kuba igikorwa kigaragarira rubanda, kigaragarira wowe, kinagaragarira wa wundi nubwo bakiri muto. Birumvikana ibyo nabivugaga mu gihe cy'umwana arimo kuvuka. Hari ibindi biza mu buzima, azakura, birumvikana, hazageraho n'igihe cyo gushaka. Nabyo nakubwiraga, umuntu ashobora kugenda akajya ku murenge agasinya akagenda. Ariko se nyuma kuki haba ya mihango yose iva ndetse kuva gufata irembo, ukazagera gusaba, gukwa, ukazageza ndetse n'iyo abantu maze gushyingirwa n'ibikurikiraho hazazamo ndetse n'ibyo byo kubyara, iyo Imana ibahaye urubyaro? Kuki? Ni ukuvuga ko umuntu wari usanzwe aba wenyine ari ingaragu, noneho abaye umuntu washatse, agiye kuba umubyeyi, ahinduye ubuzima. Iyo rero haje ikintu gisa nk'igihinduka, ibyo bimenyetso bigaragara
nicyo nshaka kuvuga bigaragarira abantu ariko binagaragarira wa muntu ku giti cye bimuha gutekana binamuha n'icyerekezo kuko iyo ukoze umuhango n'imigenzo ntago ari ukuvuga ngo urabikoze birangiye aho ngaho haba hari impamvu hari n'ibisobanuro byabyo bikaguha icyerekezo ubu noneho nari muri uru rwego ngiye muri uru rwego ngiye gufata izi nshingano ngiye gukora ibi ngibi njyewe ndabizi n'abandi babimfashijemo nta muntu wigira twabivuze niyo mpamvu uticara mu nzu wenyine wenda n'umugore wawe cyangwa n'umuntu umwe ngo akenshi iyi mihango n'imigenzo n'imizirizo yo mu Rwanda ibera hagati y'abantu hariyo bakoraga cyane cyane ibyo guterekera byo ntago bahamagaraga rubanda n'abantu benshi ariko byaberaga nibura mu muryango biba mu bantu barenze umwe cyangwa se abantu bo mu muryango kugira ngo buri wese agire icyo yumva kijyanye n'uwo muhango ariko n'umuntu ku giti cye hari ubwo umuntu yumva adatekanye bagiye babivuga akumva atameze neza bati wenda hari uko byagenze mu bakurambere bawe hari icyo utaratunganya ariko iyo yongeye akagira igikorwa akora akagira n'ukimufashamo akongera agahuza n'abantu birongera bikamujya mu byiyumviro bye bikajya mu bitekerezo bye bigatuma atekana bikanatuma ndetse yongera kuvuga ati ubumeze neza ngiye gutera intambwe abanyarwanda barabikoraga mu buzima bwabo bwose kuvuka gushyingirwa ndetse no kwitaba Imana ni ubuzima niko bumeze hari ubwo bugira intangiriro bukagira n'iherezo niyo mpamvu muri ibi bitabo bya cyane cyane iki cya Musenyeri Aloyizi bigira umwami bavuga imihango imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda hagati y'abazima ni ukuvuga abakiriho ariko noneho niyo haje uwitaba Imana hari imihango ikorwa imukorerwa igakorwa n'abazima bayikorera uwigendeye kugira ngo nawe akomeze kwibukwa akomeze kugira uruhare n'umwanya muri uwo muryango nubwo kubw'umubiri abadahari ibyo byose nibyo bisa nk'ibyubaka umunyarwanda n'umuntu uwo ari we wese bikamuha icyo nakwita umusingi w'ubuzima bigatuma atekana bikanamuha n'icyo navuga cyane cyane mu bijyanye n'u Rwanda kuvuga ngo umunyarwanda ni iki umunyarwanda si uwo unavuga wenda ufite izina ry'ikinyarwanda si ndetse n'ururimi ni kwa kundi wiyumvamo imbere ariko kugira ngo ubyiyumvemo ni uko uba ugenda waragiye uherekezwa kuva ukibaho utaranavuka kuzarinda ugeraho kandi babikoreye mu bijyanye n'umuco w'ikinyarwanda Bwana Gatabazi iyo twumvise ko hari imihango cyangwa se n'imigenzo yabaga hagati y'abantu bazima abantu bapfuye ariko none naho umuntu yabaga atuye akarere yabaga arimo imigenzo yose tubona yabaga ihuriweho n'abanyarwanda bose mu gihugu cyose murakoze hari itandukaniro ritoya wasangaga wenda agace runaka hari ibyo bakora ahandi ugasanga hari nk'umugenzo mutoya batakoze ariko wasanga umuhango ari umwe niba ari umuhango wo gushyingira baragiramo imigenzo itandukanye uko babigenza byose umuryango ugomba kugira umugenzo wo kujya gutura inzoga gusaba ntawisabira bakagira igihe cyo gukwa gutebutsa byose kugeza igihe bashingiye ni kimwe no guhamba cyangwa se n'imihango myinshi yakorwaga ariko ugasanga wenda mu majyaruguru bashobora kujyana isuka abandi bakajyana ihene ahandi mbese bakagenda babikora mu buryo butandukanye bitewe wenda n'amikoro yabo ariko wasangaga ibyo bita imihango yo ari imwe niyo mpamvu bose bitwaga abanyarwanda bahuriye ku muco umwe Rutangarwamaboko yego abakoroni bageze mu Rwanda basanze imigenzo ngira ngo no muri iki gitabo SEBUHORO yaravuze ubibonamo baraje basanga hari imihango yakorwaga turaza no kugera kuri ya mvugo nyine ivuga ngo Kiliziya yakuye kirazira habaye iki gato habaye iki abanyarwanda bagumanye ibyabo cyangwa se n'imigenzo yinjiyemo ese ikinjira mu banyarwanda hari cyahindutse mu buzima bwabo urumva twatangiye tuvuga ko ari ubuzima ubuze ubuzima wazima kuva umwana asamwa kuzageza kuva ku kiriri kugeza reka dukoreshe ijambo ikiriyo cyunamo ni imihango ni imigenzo ni imiziro
n'inda irumva kurera inda umwana kandi uko umureze kuhagira inda bikazamurema. Noneho rero haje ikindi kintu, kuko byose ni imihango, byose ni imigenzo, nabivuze, imyizerere yose ni imihango ni imigenzo, ariko ntibishoboka ko watambikiza ngo bibemo byombi. Ababizanye rero barashaka ko bimwe bihigamira ibindi. Hajeho nyantekerezo, haje icinyiza muco. Iwo abahanzi bacu bamwe baririmba batereka ibyawe ufata ibyanjye, indi ijya gucura indi ikiyita nkuru. Aba ntako bameze, ntabwo basirimutse, reka tubasirimure, civilisation. Ariko se kuko umuntu wakoze biriya bintu twavugaga ntabwo asirimutse? Umuntu ufite amagambo, amazina yita abana be, akamwita Rutangarwamaboko, akamwita Bene Imana, akamwita Ruhumuriza, akamwita Yuhi, Mwami w'amahoro, akamwita, uyu muntu nta mbonezabitekerezo afite. Umuntu uzi ibyo akeneye mu rugo rwe rwose, mu buzima bwe bwose bwa buri munsi, akabihanga akabigeraho uko ibihe bigenda biha ibindi, ntasirimutse. Ariko rero akarusa kandi haba ubwo kakamize. Nibyo byabaye, bwa bukoroni bwinjira n'imihango yabwo n'imigenzo yabyo, ubwo ndavuga imico byaturutsemo, yego, binyuze cyane cyane mu muyoboro w'imyizerere. Jewe rero ngiye kuguha urugero rutari uko twicaye aha gusa ngo tuganire, ahubwo ibyo nanyuzemo nk'umushakashatsi ndimo nsoza kaminuza. Ndibaza ntari ko ibi bintu birakora ntibikora. Ibibazo wabajije bari abantu, nge nabyibajije ndi umwana mutoya nkifite imyaka 7. Tugiye guhinga na mama, hari no mu muhango rero ukomeye, kuko kubiba buriya ni umuhango ukomeye. Nta mwana ubiba, habiba bakuru. Ntabanza kwibibira, abanza kubibira ababyeyi. Ariko umubyeyi niwo utera imbuto, niwo ubiba, abandi bagasanza. Nanjye rero ndi inyuma yabo, ndakana k'imfuri wacu, nakanyira bunyagwa, ndimo ndagenda nozozanya niga guhinga. Ariko uko mama abiba imbuto, igirayo imbuto itakugwaho. Imbuto zema amasaka yantwara iki? Byagukenya, gukenyuka ntabwo nabyumvaga. Byagutera ubuvukasi sinabyumvaga, ariko urunzi ko ari ukuvuka isi, nukuvuga gupfa ukenyutse, n'igihe uriho ntugira amahirwe mu buzima. Igihe wa mwana we ijisho ribi niryo ryatumye nigirayo. Hanyuma bindemamo ihurizo, ngenda mbaza abantu, nahura n'umuntu mukuru ngo ariko ngo kirazira kwicarira ingata. Ntagiye kubaza kuri kirazira, turi ku mihango, imigenzo n'imiziririzo. Uramenye wa mwana utazabigerageza. Ngo kirazira kwicuruta nyoko yarubyara, uko uyu mwana ibintu ababaza nibiki. Mbese biranavuga ngo ntunahugu bitekerezaho. Ni ibintu abakurambere barebye basanga ubirenze, waburenza akagozi ka bugingo. Nukuvuga rero wazima. Noneho ndimo soza kaminuza, nongera guhura nabyo. Umurwayi, abarwayi yewe nakurikira, uwa mbere nahawe gukurikirana yari yaragize uburwayi bwo mu mutwe, arasara kubera guca kuri kirazira. Ntabwo nabyumvaga. yaraciye kuyihe? Yishe inyamanza. Undi yagiye mu nzu itagangahuye. Ni benshi, reka mvuge kuri ibyo bibiri byonyine. Mvuge kujya mu nzu itagangahuye biratuzanira umuhango wo kugangahura. Nuwa hariya ibutare mu majyepfo, ahitwa Zatumba. Ni nyuma gato ya jenoside, ibintu byose urumva byabaye umusaka, amazu, ibiki ni bisanzwe. Ariko abanyarwanda bumva ukuntu umuntu ari ndatandukanywa n'umuco we, bantu baramubwira batari ko wabanje ukagangahuza iyo nzu ko nta wamenya. Kuzi n'umuntu mwari muturanye ko ari umugizi wa nabi. Ataya se ni izihe nzu zose zitabaye umusaka, inzu zose abantu bazazijyamo zigangahuye. Kandi mu Kinyarwanda kirazira ntabwo ujya mu nzu atayiherukamo atayigangahuye, cyangwa aribwo bwa mbere atayigangahuje. Aravuga ati ndasenga, ndi umukirisitu, nzasoma ishapure. Yari umugaturika, ntabwo mvuze kugira ngo mvuge abagatulika, nuko ariko byari bimeze. Hanyuma nzasenga, nzasoma ishapure, nziragiza umubyeyi, ntacyo nzaba. Agerageje kwihatamo ibintu ariko bidahuye na kamere ke. Nyuma y'amezi 2 atangira kuvugaguzwa, atangira guteshaguzwa, ndetse arirukanka ku gasozi. Bamujyana Karayesi ibutare. Ngewe namwakiriye aho nari ndi muri stage ya 2 hitwa ku giti cy'ubugingo.
uburyo twatangije bushingiye ku muco nyarwanda n'ubundi mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ninjye wabutangije, nibwo bwamuvuye hamwe n'abandi. Icyo nashaka kuvuga kugangahura mu byo bakoresha, ibyo byo mbibamo mu buzima bwa buri munsi, kuko mpuza ubuvuzi bwombi nk'uwabwize noneho n'ubuvuzi nk'umurage w'abasogokuruza. Icyuhagiro ni ibintu reka mbyita ibyatsi ariko bitandukanye, harimo ikibonobono gituma tubona ibyo dushaka, harimo umwishywa utuma twishyuka mu buzima bwa buri munsi, harimo umucyuro utuma ducyura ubuhoro n'ibyo dushaka, harimo umutaba utuma dutabara tugatabaruka. Ni ibintu bigera ku 8. 8 reka ne kubirondora byose bivuze ikintu cyuzuye. Ni nayo mpamvu hari abavugaga ngo guka 8 ukinze, ariko bwabo ni mu igihe ushaka kuzamura bugiye gukwera badafite uko bameze. 8 ariko nanone ukinze bigasobanura 8 wizewe, umugabane wizewe. Umwana muduhaye mu rugo agiyemo naho afite umugabane wizeye, nk'uko iwanyu yari yaravutse yari afite umugabane wizewe. Noneho rero mu kugangahura bagatera icyo cyuhagiro bakojeje mu ngwa n'indi miti y'amasubyo, bati ni cy'umucyuro, bati ni cyarugera amazi, bati ni kuka dutsinza kabi, kuka mu by'ubuzima bwo mu mutwe nize ni ukuvurisha ijambo. Urumva atavuga ibyo bintu ntibirema umuntu, ariko no mu buryo bw'umwuka bifite icyo bikora, kuko hari abavuga bati ni mu ntekerezo gusa, ariko mu mwuka imitongero irakora, ibaho. Ni naho mu myizerere abantu bakiriye mvamahanga bavuga ko habaho amadayimoni, habaho amashitani. Umuhakanyije ko habaho yakumerera nabi, kuki se bahakana ko hariho imitongero mibi? Sebuhoro, Kiliziya iraje ndetse abantu bemera ko Kiliziya ikuye kirazira. Hakoreshejwe iki ko uganira n'abakristu koko bakakwereka ko hari uwahuye no kurenga kuri kirazira, wenda akagira ibyago agasara n'urugero, ariko amasengesho akamuvura. Habaye iki hagati aho ngaho kugeraho abantu bahamya ko Kiliziya yakuye kirazira? Murakoze kuri icyo kibazo kinafite ishingiro. Kiliziya sinavuga amadini yose ajya kuza yasanze abanyarwanda bafite imyemerere. Mu kugira ngo rero ashinga imizi hari ibintu navuga 2 cyangwa 3. Hashobokaga ko baza bagashingira ku myemerere iri mu Rwanda bakayihuza n'imyemerere bazanye, noneho umuntu akubakira ku byo yari asanzwe afite. Ariko ntabwo ariko byagenze. Baje banavuga ngo ibyo muvuga muzi ijambo bavuga ngo abantu ngo n'abapagani. Paganus bivuga umuntu wo mu cyaro, wo ku musozi, cyane hanyuma nyuma akaza kuvuga ko ari umuntu utagira n'imyemerere. Byagiye bigira n'ikintu cyinshi igisobanuro gishaka kinafobya umuntu, kinamugira n'undi muntu, rimwe na rimwe kinamutesha n'agaciro. Noneho mwibuke ko amadini aza mu gihugu cyacu yaje mu gihe kimwe cyangwa mu gihe kitatanye cyane n'ubukoroni. Ibyo byose rero byavugaga iki? Uyu muntu yabivuze, tumuvanemo ibitekerezo bye, tumuvanemo imyemerere ye, tumushyire mu bundi buzima, ibyo bita civilisation, nkaho we atarayifite kandi ntabwo ari byo. Byatumye rero ibyo yari afite byose, umuntu abizi ko niyo bagiye kubaza umuntu agiye kubatizwa ntabwo bamubaza se ngo aretse imihango ya gipagani. Bagira ngo ibintu byose abanze abiveho, kandi ko byagenze, akabatizwa agahinduka akaba mushya. Ariko mumenye ko byasabye ingufu nyinshi, ndetse ngewe ntabwo natinya no kubivuga, byabaye no ku gitugu, kuko hari ubwo babikubuzaga cyangwa bakakubwira ngo bazagufungira amasakaramentu ngo ntacyo uzongera gukora. Kandi mu by'ukuri n'abatware banyazwe kubera ko bakubatizwa. Imana nimwe bashobokaga guhuza iyo myemerere, kuko ntarwo no kuyongeraho iyo myemerere mishya yarije, noneho bigatuma umuntu. Ndacyo cyatumye banabivuze bagenzi banjye, abantu basa nkaho baba mu keragati,
bakagenda bifashe neza bakabikora kugira ngo bakeze navuga abayobozi bashya bari baje, ariko bakongera bagasubira kuri gakondo yabo ubwo mu bwihisho, ariko kuko iyo byamenyekanaga bivuzwe ndavuga n'abandi cyangwa hari ukuntu bimenyekanye bashoboraga guhanwa ku buryo bugaragara. Ukumva rero umuntu wahaniwe umuhango cyangwa umugenzo yakoze atahaniwe ko hari mugenzi we yagiriye nabi cyangwa yatse ikintu cye, byagiye bituma abantu bagenda babivaho buhoro buhoro. Hagati aho haza amashuri yatwigishaga iki? Yatwigishije gukurikiza umuco, imihango n'imigenzo y'abatwigishaga. Abo ngabo nta bandi nabari bavuye mu mahanga. Hanyuma haza cyane cyane amadini anyuranye, twongereho ayemera Kristu, ariko hari n'abayisilamu, hari n'andi madini yaje mu by'ukuri yose asa nkagenda ahanagura buhoro buhoro ibyo ngibyo twari dufite mu bakurambere bacu. Hanyuma hagati aho niba byarabaye mu 1900 na mbere yaho ngaho hagashira imyaka myinshi, bigeraho noneho mu ruhererekane ugasanga abandi bari bakibikomeyeho, bakibishinzeho imizi, aribwo buzima bwabo. Noneho abandi bagenda babavukaho baza ahubwo bashinze imizi muri urwo ruhurirane rw'ibyo bintu byose. Ni nabyo mubona muri iki gihe. Hari ibyagiye bisigara, ngira ngo turaza no kubivuga, ariko hari n'ibindi byinshi muri iki gihe, ndetse n'ubabaza n'abana bato muri iki gihe. Ukabaza ibijyanye n'umuco nyarwanda, ibijyanye n'imihango n'imiziririzo, hari byinshi batanakubwira cyangwa se bagomba gusoma, ngira ngo bizaba n'ihurizo cyangwa bizaba n'umukoro wo kugira ngo ntabwo byose bishobora kugaruka. Umuco ni ikintu kigenda gihinduka, kigenda gihura n'ibiva mu bindi bihugu hirya no hino, birahinduka. Ubu noneho haje imbuga nkoranyambaga, haje telefone, abantu baragenda, abanyarwanda baragenda, abanyamahanga baraza. Nibyo byose bishobora gutuma muti ese koko dutekereje inzego zibishinzwe niki mubona twakomeje gusigasira. Ngira ngo wenda Gatabazi kuzaza kutubwira ko kanga kurutanga rw'amaboko. Ugeze kuvuga ko imigenzo cyangwa se n'imihango ibishingiye ku myemerere, abakoroni bazanye imyemerere cyane cyane ya Kristo, niyo yabanje, ni nayo yaganje cyane. Niyihe mihango bazanye irashikama rwose, ishinga imizi, na n'ubu ubona ko utapfa kuyishyigura. Ikintu gitangaje kandi kibabaje, nkunda kubaza abantu, twaretse iki twakiriye iki? Kuko ukoze igereranya riteganya usanga twari dufite kubandwa tubona kubatizwa, twari dufite gusubizaho tubona gukomezwa, twari dufite icyuhagiro tubona amazi y'umugisha, twari dufite imandwa tubona umukirisitu cyangwa umusilamu, twari dufite umuntu w'i Rwanda tubona umukirisitu. Ubwo no kuvuga umuntu mwiza cyangwa umusilamu, niba abandi bo bazavuga umusilamu. Twataye iki? Twabonye iki? Aho rero habaho gutagarana, kuko umuntu arinda atandukanywa n'umuco we. Umuco ni nk'urutirigongo twigoragorezaho gutsinda ubugorogoro bwose. Ariko rero ubu ngubu hari imbaraga ziduhata kuva kuri uru rutirigongo. Umuco ni nka nyababyeyi dusamirwamo, ariko nubwo tuvuka ntibagenya, ntabwo bagenya ngo dutandukane na ya nyababyeyi. Rwa rureri nirwo dukomeza twonka no mwipfa ryacu, no muri babazimu. Niyo mpamvu haba abazima n'abazimu, ni umuco. None rero kuko umuntu arinda atandukanywa n'umuco we, ariko hari ibyo yahaswemo arabimira ku ngufu, araza rero gutura amangati. Niho usanga uyu munsi wa none mu mibanire y'abantu n'abandi, ubu urabona aho turaganira neza, ariko hagize uwariye nabi akagira mu nda haba agaduturira amangati, wasanga umuntu arebye hirya. Ya misabanirane, y'amagirirane, ubundi mihango, imigenzo n'imiziririzo biratuma amagirirane, ubuzima buba amagirirane hagati y'abantu n'abandi, hagati y'abantu n'ibintu. Kubera rero y'amangati, kubera ko kubyina manyurane nk'umudiho w'ihene, ni nabyo
bishobora kuduteza ibibazo muri ibi twita iterambere, noneho iterambere rigasigara ari umuzigo ngo ingaruka z'iterambere, kandi ubundi iterambere nk'uko uryumva mu kinyarwanda ni ugutera imbere nyine. Ntuze wajya imbere ukaba ari bwo ugira ibibazo uvuye ahabi, ariko barakubwira bati ingaruka z'iterambere. Mbese batuzaniye iterambere rigira ingaruka aho kuba rigira umusaruro. Bati harimo ingaruka nziza, ingaruka nziza ntizibaho, ni imbi. Gataba, uko guhinduka k'umunyarwanda birumvikana ko habayeho guhita umunyarwanda ahinduka, uko yari yatswe ibye ashyirwamo ibindi ku ngufu, ndetse n'ubu nyine nibwo buzima abantu bakibamo. Mubona uri mu rwego rwa leta rureberera umuco, ngira ngo muganira kuri byinshi mureba n'icyakorwa, wenda icyakorwa turaza kukijyaho nyuma, ariko se ubona ari izihe ngaruka zigaragarira umuntu zabaye ku munyarwanda n'ubu zikimubaho? Hari ibyo wenda Rutangarwamaboko yarakomojeho, ariko ndavuga ibijyanye n'ubuzima muri sosiyete umuntu aba abayemo. Murakoze. Nk'uko Rutangarwamaboko yavuze avuga ati abanyamahanga bagera mu Rwanda n'amadini yabo, abantu barahinduka, ndetse hari n'ibyo twumvise abaturage abo mwaganira bavuga ngo barababwiye ngo Kiliziya yakuye kirazira, ariko buriya abanyarwanda nabo bakomeye ku gicumbi cy'umuco wabo, ntabwo bahindutse 100%, ahubwo bitewe n'imbaraga nk'icyo gihe bari bafite, kandi burane ku isi yose yari imeze. Abakoloni bagiye hirya no hino ku isi bakagenda bahahana amakuru hirya no hino, kumva wenda ngo mugenzi wawe aba Patrick Lumumba nabane hirya wenda babakuye ku isi babishe, bigatuma bagira ubwo bakavuga bati reka twakire ibi, ariko ibi natwe tubigumisheho. Ngira ngo nk'uyu munsi mubona iyo bagiye gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite, tukavuga ngo reka turebe mu muco nyarwanda, ngira nk'umuganura hari igihe wabayeho ubundi uza gusibangana gato, ariko barawugarura. Shaka kuvuga ngo rero ntabwo byavuyeho 100%. Ni nayo mpamvu ahari abakristo bavugaga ngo wenda nk'abayobozi b'imiryango remezo babareze ko baterekeye cyangwa bagize gute, nabo bakavuga bati rwose padiri mutureke, bati burya dusomerwa misa ariko ubundi tugasoma n'intango. Shaka kuvuga intango yahariya wenda mu ngoro, ushaka kuvuga ko bagikomeye ku muco wawo. N'uyu munsi rero nk'umukozi ukora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, tubona ko nubwo hari ibyahindutse bitewe n'ibihe icyo gihe, kubera imbaraga z'abakoloni b'icyo gihe, n'uyu munsi n'iterambere hari ibigenda bihinduka, ariko turacyari kuri wa muco wacu. Ibyo rero byagiye bihinduka, birumvikana ko hari ingaruka zimwe ziza zikagera ku banyarwanda. Urugero nk'iyo wenda niba muri iki gihe nk'umwana baramubwira ati cara hariya, buri wese yicareye umwanya we, ariko ugasanga wenda nk'umwana niba yarize nko mu Burayi, aho mu Burayi umutoya atimukira umukuru, ugasanga arabizanye, ukabona nk'umusaza nk'uyu nguyu aricaye. Buryo umusaza twamaze kwibwirana hariya, ndavuga nti ni umusaza kandi biragaragara, niwe waje ahitamo ibyicaro, turavuga ati reka yicara ahangaha, ntabwo nashobora kumutanga icyicaro cyiza kandi ari umusaza. Ibyo rero uvuga ngo bihindura n'imigenzereze n'imico y'abantu, ugasanga babaye abandi, ariko noneho byanze bikunze buriya nta yimanye na kabara cyangwa se nta yimi ya kabara, byanze bikunze ya gakondo irakomeza igakomeza. Niyo mpamvu u Rwanda ruriho. Buriya biba byarahindutse byose, ntabwo tuba tumeze. Hari ibintu wenda umuntu areba akibaza, SEBUHORO amfashe gusubiza iki kibazo. Uhereye nko kuri igitabo cyanditswe na Musenyeri bigira umwami, ni Musenyeri, si na padiri, yewe ni Musenyeri. Ukareba ibintu bwiyandikiye, ni igitabo ngira ngo abataragisoma, ni igitabo gikuyemo byose turimo tuvuga, ndetse no ku buryo burambuye. Ukabona ko harimo ubuzima bw'abanyarwanda mu buryo navuga ngo umuntu adashobora kwiyumvisha. Abo banyamadini, abo bakiriye iyo civilisation nk'uko babivugaga, ndetse banayigisha abandi, nubwo bigishaga ibyo mu muco w'ahandi, imihango y'ahandi n'imigenzo y'abandi, kandi bazi ko iyi ngiyi ibaho, ntikwabaga ari nko kwigiza nkana, cyangwa se n'ubu ntikwaba ari kwigiza nkana. Murakoze. Erega mu bijyanye no kwigisha, hari ubwo wigisha umuntu uvuga uti reka mwigishe, noneho mwubake ahere ku byo azi,
nongereho ibyo muzaniye byose abihuze bimwubake. Ariko hari nubwo nshobora kuvuga nti noneho reka mbanze mukuremo ibyo afite byose noneho nshyiremo ibyanjye. Mu bijyanye n'iyobokamana no ku madini, ibyo bintu ndavuga ko byaje cyane cyane kuri urwo rwego rwa kabiri navuze, bashaka ko icyo bitu navuga iyo migenzo n'imihango yose isa nkaho ijya ku ruhande hakajyamo indi mihango. Kandi nk'uko babivuze hari iyo ubona mu by'ukuri ifite aho ihurira n'ibisobanuro bisa nk'ibyenda no guhura, ariko ntabwo babonaga ko umuntu yahuza umuco cyangwa gakondo ye n'amadini mashya yaraje. Bavugaga ati newe nimuhitemo, kandi mu by'ukuri ugasanga guhitamo ari nko guhitamo bati nko ku gitsure, nimukomeze, ndetse muzi neza nuko babikoze, nuko bagiye bahera ibukuru, nuko bagiye bavuga bati rwose babantu iki gihugu turashaka ko bagira iyi myemerere yacu. Birumvikana, ariko twabishaka tutabishaka gakondo ntabwo igizima, biragenda bigahinduka bimwe ndetse bigasa nk'ibisinziriye. Ndetse burya mu Kinyarwanda yabivuze, iyo uteye imbuto irabanza ikabora ariko nyuma ikazazamuka igashibuka ahubwo ikazana undi musaruro uruta wari ufite mbere. Mu Rwanda rero ibyo byose bimwe twasaga nk'ibisinziriye biracyari mu bwonko bw'Abanyarwanda, biracyari mu bitekerezo byabo abakuru. Ndetse niyo mpamvu mu by'ukuri iki kiganiro ari cyiza, bigomba no guha abatoya gutekereza. Ese tuzakomeza koko tumire burunguri ibyo baduhaye? Ese ntabwo dushobora kubihuza n'ibyacu? Ese nta byacu byiza bishobora no kutwubaka? Ni nabyo muri iki gihe hajemo ibisubizo bivuye mu muco. Hari umuganura, hari n'ibindi byose bisa nkaho byari bisinziriye ariko byaragarutse kandi byubakitse neza, yego bigafata urundi rwego kera rutari ruhari, ariko bikongera bikubaka Abanyarwanda kuko iryo jambo bararizi. Hari umuganura, hari umuganda, hari gacaca, hari ibindi byose, hari za gahunda z'ubudehe, hari gufashanya, hari kongera ko abantu bongera bakaba bamwe. Duhereho ko cya kintu bavuga ko nta muntu umwe, nta batunga hari gira inka. Ibyo byose iyo bidafite aho bivoma ku isoko ntabwo byari gufata, nta nubwo bari kubyumva. Uzajya wumva niba uvuze nka gahunda ya gira inka, nta munyarwanda wongera kukubaza ngo ariko bivuze iki, bikora iki, bizatugeza he, ahita yumva icyo ushaka kuvuga. Kuki ashaka nuko bifite ishingiro mu muco, bifite ishingiro mu rurimi, bifite ishingiro mu myumvire y'Abanyarwanda, noneho bagahita babyubakiraho. Yego ntabwo wenda byakorwa nk'uko byakoraga mu myaka 100 ishize, ariko bifite igisobanuro kandi bifite naho bivoma ku isoko y'umuco. Hari rutangarwamaboko, hari ibintu najyaga numva niba byarabayeho simbizi. Mu Kristo yagiye kubatizwa, hane nyine bakubaza ngo wanze iki, bamubaje ngo yanze shitani n'imihango yayo yose, ariko ubwo nyine iyo bavuze shitani n'imihango yayo yose bavuga ya mihango n'undi Kinyarwanda. Aravuga ngo ajijisha padiri, avuga ngo ndabyanze, aravuga ngo ndavanze. Nyine kugira ngo muri we yanga gutandukana n'ibyo akora, yanga no kutemera ibya padiri, avuga ati ndavanze. Padiri uvuga ngo aravuze ngo ndabyanze. Niki Abanyarwanda bambuwe kugeza ubu ngubu? Wenda nk'ingero bavuga uti twataye iki turi mu 2020, muri ibyo byose ni nk'ibiki byari ibintu bikomeye wenda twihuse byatakaye? Kuri icyo wari uvuze mbanze ngihereho, Abanyarwanda batukuri gushirira mu biganiro, ubwo kuba kwatambutse n'ubu urumva ko kuvuze n'ubwo haba hashize igihe kinini. Hari n'abavuga bati kwari ukuvugishwa biramaze. Mu bijyanye n'imitekerereze iryo jambo rije mbere hari impamvu ribyiganye n'iryo wowe washaka kuzana. Ubwo rero bifite impamvu, ariko Imana y'u Rwanda ishimwe kuko ubuzima ari uruziga, kuko ubuzima ari umweru n'umukara. Abakurambere bacu rero bari babizi, niyo mpamvu bajyaga guhabwa amasakaramentu nijoro bakiyambaza amasaka. Abandi bati nta uvanga amasaka n'amasakaramentu, ariko nijoro, kandi bakabigira nijoro. Nijoro ni heza cyane rero, kuko nta hantu ibyatubuzaga gukora ibyo dushaka twisanzuye, ibyatubuzaga kugera muri nyirizina yacu bivuyeho.
tugashyirwayo tukumvikana natwe ubwacu niho inzozi zituruka. Nshimye ko basogokuruza bacaga imigani nijoro nimugoroba ku muriro. Umuriro ni ikimenyetso cy'ubuzima kandi butazima, ni nayo mpamvu utazimaga mu rugo. Uwo ni umuhango wa kinyarwanda witabwagaho, n'uwurahuye kenshi bakamwita umutindi. Bivuze ngo bwa buzima bukomeze butembere mu bana babo, babacira imigani gusa, babasakuza, soma akamenya gusoma. N'ubu niko gahunyezo tugifite. Nge nakuriye kwa sogokuruza Rutangarwamaboko. Rero ibyo byagiye bihinduka ni byinshi. Urugero, ubundi umunyabwenge bivuga umuntu ufite inyengo yihariye, biva ku nshinga kwenga. Hanyuma ukabona icyo usangiza abandi. Ubusa bitwa abanyabwenge nuko bafite inyengo yihariye. Turabihera mu bifatika tujya mu bidafatika. Umuntu yo guhaga inzoga ati n'urutoki rwawe ndaruzi. Nubwo twese duhinga insina zimwe, tugahinga amasaka amwe mu butaka bumwe, ariko intoki zacu ukuboko kwacu kuratandukanye. Umwihariko. N'umwarimu nanjye ubwo ndatangiye kubyinjiramo, ariko n'abanyeshuri bangahe bajya mu bushakashatsi bwabo ugasanga afite inyengo yihariye. N'abarimu se bangahe bo bajya nabo bigisha bo mu madini akigisha icyigisho ukumva ni inyengo yihariye. No gutera uruterekaho n'ukuremekanya. Hari ikibazo urambaza ibyo twatakaje. Ubuhanga, uyu mwana ni umuhanga, so kubipimira se mu manota barika ku 100 cyangwa ku 10 cyangwa kurangaye, yahanze iki? Birava ku nshinga guhanga. Urumva twatakaje n'imboneza bitekerezo y'ibintu, dusigara mu kirere. Reka hari akantu gaherutse kubejo bundi abantu bagafata minenego nkaho katabaye. Urabona u Rwanda muri kwa kubanirana n'abandi bantu, kuko kubaho no kubana kandi ukagura imbibi. Noneho rugirana amasezerano na Arsenal. Bati rero abakinnyi ba Arsenal biyogoshesheje amasunzu. Yego. Bati ntibyabaye, reka byose birashoboka. Ni murorere abandi bamaze kumenya ibyo ari byo. Barashaka ikintu gituma bagaragaza yuko bari kumwe n'abanyarwanda. Ni uwuhe mwihariko w'abanyarwanda? Reka sobanura amasunzu. Nakuze sogokuru urambaza ibyo twatakaje. Iyogoshesha ibyo ushaka, yaza imisatsi yawe uko ushaka wowe mugore cyangwa uyu uko ushaka, ariko imboneza bitekerezo yabyo ni yihe? Intimatima ni yihe? Ko muri byose abanyarwanda icyo bashyiraga imbere ari umutima w'abantu n'ibintu byose bikagira umutima. Mu masunzu rero sogokuruza nabonaga bateza amasunzu. Urumva yari umunyamugenzi ukomeye, Mukuru w'Imandwa mu Nduga. Ni mukuru cyane, arazwi, izina Rutangarwamaboko mbere yuko geni ryitwa rirazwi. Noneho nk'amazi sogoko ibyo ni biki mugira ku mutwe? Urabona bimeze nk'iki? Mbona bimeze nk'amahembe. Amahembe agirwa n'iki? N'inka. Ufite inka bameze ntabari umukire. Ubwo rero twebwe abanyarwanda iyo dutega amasunzu tuba tugaragaza ko isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye. Ni naho nge nkura aya masunzu y'umwimerere ariko atogosha. Ubona yamaze kugaragaza ko kogosha kageza ku ruhu ari ikibazo. Ariko ubwo ni umuterekero wa sogokuruza. Guterekera nabyo ntibigira uwo bihanda. Gutereka, gutegura, guterekera, iyo ngereka ngirira, gutegurira undi muntu. Wa mukurambere kugira ngo umutima wari murimo nawe ukubemo. None siyo bavuga bati mutagatifu runaka bambabarire nta dini shaka kwataka, ariko n'ingero zifatika nkuko tuvuga n'iby'iwacu. Mutagatifu runaka udusabire, so kugira ngo uko yanyuze muri bya bindi nawe binyuremo. None twe kuki tutiyambaza Musinga Rugwiza kurinda wanze gutanga u Rwanda igihe bazaga babibatsindagiramo iby'iyo mihango ngo usimbure iby'iwacu? Musinga bakagomba kumucira ishyanga, bamubanje Kamembe, abantu bakajya bamusangayo rwihishwa bakamutura amaturo. Bati genda ugushyanga, bamujyanye Moba, ati ndagiye Rugwiza kurinda ngo ishyanga ntagira igicumuro. Urumva ibintu twatakaje? Ubwo dusigaye nawe n'umutagatifu. Turimo turagana ku musozo. Umuntu w'u Rwanda n'Imana y'u Rwanda. Turimo turagana ku musozo. Sebora wenda mu minota mike dusigaranye, uwo muco wavuye handi niyo myemerere yazanye n'imihango n'imigenzo nta byiza yazaniye abanyarwanda. Byose ntago wavuga ngo harimo ibyiza. Birumvikana burya bajya bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Ntabwo twari guhaba mu byacu byose kuko bigenda biza, ahubwo biduha izindi ngufu, ziduha n'ubundi bukire. Icyambere twarafungutse, twamenye ko hari u Rwanda, bajya nabivuga abanyarwanda bati hari u Rwanda rwa hano n'u Rwanda rw'iyo. Tumenya ko hari indi mico, tumenya ko hari indi migenzo,
tumenya ko hari ubundi buzima. Ni ukuvuga ubufashe umuturage utuye wenda muri Kirehe, niba atarigeze n'umunsi n'umwe arenga ku karere ke cyangwa se n'umurenge we, byagora kumusobanurira, cyane cyane niyo hano urabona uko muhameze muri Kigali. Kigali ubwo hari indi mijyi ikomeye ku isi n'ahandi, bituma umuntu afunguka mu by'ukuri, kandi isi niko imeze. Ntabwo umuntu yahama ahantu hamwe gusa, icyo umuntu atagomba guta ni ya ntimatima yavugaga, ni ka kantu kawe, wa mwihariko wawe. Ariko byanga bikunda, haje ibintu byinshi, haje televiziyo, haje imihanda, haje indege, haje kwandika, haje ibintu byinshi, haje kubaka, haje twarahindutse mu buzima. Ubu tufite indi myumvire n'indi migirire, ariko nta bitubuza guhama mu ndiba y'umutima wacu turi Abanyarwanda, dufite nuko tubyerekana kandi tunabyishimiye. Kuko ushobora no kuba byose bihari ariko ntubyishimiye. Tugomba kubyishimira ariko tukakira n'ibindi, gusa muri uko kubyakira uko biza byose tukagenda tugereranya, dushungura, tureba ibidufitiye akamaro, bitwubaka, biduhamisha kuri ya soko yacu, ariko binadufungura n'amaso. Munyemerere dusoreze hano kino kiganiro. Ntabwo twagera kuri iyo migenzo yose n'iyo mihango yose umwe kuri umwe, ntitwabona igihe cyabyo, ariko hari igitabo cyiza cyane cyitwa Imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda, cyanditswe na Musenyeri Aloyizi Bigirumwami. Ushaka kumenya byinshi nge nakimurangira, ariko reka mbashimire cyane. Bene Gatabazi ni umukozi w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, mwakoze cyane kubana natwe. Murakoze cyane. Shimire cyane Honorable Sebuhoro Celestin, avuze ko yabaye umusenateri ariko ni umwarimu, yize ndetse nigisha ibijyanye n'ubumenyamuntu. Wakoze cyane kubana natwe. Murakoze cyane. Nshimire cyane RUTANGARWAMABOKO, umuyobozi w'ikigo cyigisha ubumenyi bushingiye ku muco, nawe yakoze, akaba ari n'umunyeshuri wa Sebuhoro. Kandi rwose mwakoze cyane. Wakoze cyane kubana natwe. Dushimire n'Abanyarwanda n'abandi bose badukurikiye kuri Televiziyo Rwanda. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Genda Brazil, Uwimana, Imana ikomeze kubana namwe.